cyangwa cyo kimwe niba mpamagawe ese ni iyihe feedback ntanga kugira ngo amaze guhamagara. Icya mbere icyo bita man's response to God call cyangwa se ibitekerezo by'umuntu ku muhamagaro w'Imana. Icya mbere frustration, mu gihe abantu bakomeza bagufrustrate bakomeza bakubabaza, turashimira Imana duhaye Imana nezerwe. Rero Uwiteka Imana ibahe umugisha. Uyu munsi dufite kuganira ijambo cyangwa se igice cya gatatu cy'inyigisho tumaze iminsi tuvuga ku bijyanye n'imihamagaro cyangwa se Imana iguhamagaye mu mihamagaro y'ubuyobozi cyangwa se yo kuyobora abantu mu buryo bw'itorero bisanzwe. Rero uyu munsi turi kuvuga igice cya gatatu. Hanyuma tutaratangira inyigisho zacu, hari ikibazo cyangwa se buri muntu wese agomba kwibaza. Umuntu wese uhamagara, hari ibibazo bitatu ugomba kwibaza ko umuntu uhamagara kugira ngo abashe gukora umurimo w'Imana. Ikibazo cya mbere, buri muntu wese wahamagawe agomba kwibaza ibibazo bitatu. Ikibazo cya mbere ngo se who has called you, ninde waguhamagaye? Kuko ubushize twaravuze ngo hari abihamagara, hari abahamagarwa n'Imana, hari n'abahamagarwa n'abantu. Rero ikibazo cyane ugomba kwibaza iyo uri gukorera umurimo w'Imana, ugomba kwibaza who has called you, ninde waguhamagaye. Ikibazo cya kabiri ugomba kwibaza ngo se where has sent you, nihe Imana yagutumye, cyangwa se where he has sent, niba ari uwaguhamagaye ese yaguhamagaye ngo ubashe gukorera hehe. Ikibazo cya gatatu wibaze ngo se what has he sent you to do or to say, niki yaguhamagariye gukora cyangwa se kuvuga. Kubera yuko hari abantu bahamagawe ariko batazi icyo bahamagariwe. Hari uhamagawe agahamagarwa avuga ngo iwe yahamagariwe ku bindi bintu. Ibyo uhamagariwe ni ibiki yaguhamagaye kubikorera hehe, abiguhamagarira gukora iki ku bantu bameze bate. Iki ni ikibazo cya gatatu ugomba kwibaza. Hanyuma rero dukomeza ibyo byari ibibazo bitatu umuntu agomba kwibaza mbere yuko amenya ko yahamagawe. Hanyuma none tugiye kuvuga uyu munsi icyo bita ngo man's response to God's call. Icyo twita response cyangwa se uko umuntu atekereza ku muhamagaro w'Imana. Kuko uyu muntu Imana imuhamagaye habaho icyo bita challenges nyinshi nk'uko twagiye tubivuga mu bice bibiri byatangiye. Hanyuma noneho niba hariho impamvu nyinshi umuntu yibaza iyo maze guhamagarwa, ese niba mpamagawe ese njyewe nzibaza iki, cyangwa cyo kimwe niba mpamagawe ese ni iyihe feedback ntanga mu gihe namaze guhamagarwa. Icya mbere icyo bita man's response to God call cyangwa se ibitekerezo by'umuntu ku muhamagaro w'Imana. Icya mbere ni ibintu umunani. Hanyuma icya mbere kiravuga ngo the response of unworthiness. Ikintu cya mbere umuntu yibaza cyangwa se atekereza ko adakwiriye, atekereza ko ese ko nkanjye kuba mpawe uyu mwanya cyangwa se kuba mpawe kugira ngo mbashe kuyobora abantu, kuba Imana impamagara, ese byari bikwiriye. Urugero nka Mose yaravuze ngo se urugero sinzi no kuvuga. Gideon aravuga ngo njye ni uwanyuma muri famiye. Ni ukuvuga ngo iyo Imana iguhamagaye ukamenya ko Imana iguhamagaye, rimwe na rimwe uravuga ngo I am not worthy of doing this thing. Bivuze ngo iyo Imana iguhamagaye rero you have to ask if you are worthy or unworthy. Ugomba kuvuga ngo ndi worthy, ndakwiriye cyangwa se sinkwiriye. Ikibazo cya kabiri umuntu yibaza ariho response of unbelief. Ni ukuvuga ngo ntabwo abyizeye, avuga ngo ntabwo nizeye ko ari ibintu ari byo, ntabwo nizeye ko neza ari Imana yampamagara, ntabwo nizeye ko Imana yankoresha. Iyi ni second response to God's call, cyangwa se ni response umuntu agira ku muhamagaro Imana imuhamagaye. Icya gatatu nicyo twita ngo ni the response of eloquence, lack of eloquence. Ni Mose bavuga ngo ntabwo nzi kuvuga, ntabwo bimeze bityo. Response ya unworthiness nayo iziza mu gihe umuntu ahamagawe gukorera Imana. Uvuga ngo niba ufite uvuga nuvuga ngo amajambo ntaza baba sizi no kuvuga n'ibintu, the response of unworthiness nayo
abantu bajya bayibaza iyo bari kuvuga umuhamagaro w'Imana. Ikindi kandi nicyo twita ngo the excuse of youth. Nka Yeremiya aravuze ngo ndi umusore gutya na gutya. Bivuze ngo niba rero Imana iguhamagara ugomba kumenya, niba uri umusore menya ko Imana ikoresha abasore, niba uri umusaza menya ko Imana ikoresha abasaza. Bivuze ngo Imana iguhamagara ugomba kumenya niba bikwiriye cyangwa se niba ariko bigomba kugenda. Ikindi excuse of no miracle. Rimwe na rimwe iyo ukore akazi runaka cyangwa se ukora umurimo cyangwa se kuba ukora umurimo ntihagaragare ibitangaza, kuvuga ngo kubera iyo mpamvu n'ibyo Imana yampamagara rimwe na rimwe sibyo, ntibikwiriye, bigize gute. Ngo excuse of no miracle nayo igiza ku muntu iyo ari gukorera Imana cyangwa se iyo Imana aguhamagaye, iyo nayo iza kuba excuse yuko wahamagawe, kuvuga ngo ntibikwiriye, ntibigeze gutya. Iyo rero nayo igomba kuyikura, kuko abantu biravuga ngo ibitangaza n'ibimenyetso bizakurikira bizera. Bivuze ngo ntabwo ariko tuzakurikira ibitangaza, ahubwo ibitangaza bizadukurikira. Bivuze ngo niba rero dukurikira, niba Imana itubwiye ngo dukurikire, nuvuga ngo twebwe we follow the footsteps of those, the miracle follow our footsteps of believing. Bivuga ngo ibitangaza bikurikira ko twizeye, hanyuma noneho ibindi bikaza kuzana. Icya gatandatu kiravuga ngo excuse of family background. Bivuze ngo family background, uko imiryango yanyu imeze, ibiki, ko bavuga ngo mu iwacu imeze gutya, iwacu n'ibigenda gutya, bigatuma utabasha gukorera Imana. Bivuze ngo rero family background nayo irakonta iyo umuntu ahamagara, kuvuga ngo iwacu nta muvuga tumwe, iwacu n'ibyagenze bitya. Hari no mu mwenge twavuze ngo arambwira ngo iwabo ngo nta muvuga tumwe wabagaho. Bivuze ngo kuri we yumvaga ko umuvuga tumwe ari ikintu gitangaza cyane, kandi Imana duhamagaye twese tugomba gukorera Imana. Ikindi kiravuga ngo ni excuse of frustration. Mu gihe abantu bakomeza bagufrustratinga, bakomeza bakubabaza mu bintu bya ministeri, bivuze ngo excuse of frustration nayo igatuma umuntu atinya gukorera Imana iyo yamuhamagaye. Iyo nayo ikaba response mu gihe Imana yaguhamagaye. Icyanyuma aricyo twita ngo ni excuse of inferiority. Bivuga ngo kuba uri mutoya, kuba yenda iwanyu muri batoya, ugasanga rero kubera iyo mpamvu ntushaka no gukorera Imana. Rero Imana iguhamagaye, you have to know ko Imana yagukoresha ukiri muto, yagukoresha bari kukubabaza cyangwa se mu bindi runaka, kubera ko Imana niyo kwizera. Imana ibamugisha, Imana ibagire neza, kandi ndabakunda cyane. Ibiganiro byacu nagaruka kuri YouTube channel yacu. Imana